Hello guys, mumeze mute? Nanjye meze neza ndashima Imana, nizere ko namwe mumeze neza. Iminsi myinshi cyane nishimiye kongera kubonana namwe, ndabahobeye yambi, mwari mumeze mute? Mfite ibyishimo byinshi, ndashimira buri muntu wese ugikomeje kubana nanjye muri iyi minsi igiye itandukanye. Ndashimira buri muntu wese wangiriye icyizere, ndashimira buri muntu wese wagumanye nanjye. Bibaza ko tugiye kuzuza abantu 1000. Muribaza icyo kintu? Turabura nk'abantu nka 20 kugira ngo twuzuze abantu 1000. Rero nshimiye buri muntu wese wagiye ubigiramo uruhare, umuntu wakoze subscribe, umuntu wakanze kuri like, share, akandika muri comment. Imana ibahe umugisha cyane, ndabakunda, muntera imbaraga, mumpa courage, kandi nawe niba ari ubwa mbere ugeze kuri Flavia TV show, uhawe ikaze. Ni ukuri uhagume ntuhave, kuko ntabwo uzicuza kubana natwe. Dufite ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, hari n'ibyo twakoze byinshi, ndakeka amavideo amaze nko kugera muri 20 arenga, kandi ntabwo twagiye dukora ibiganiro bibi. Ibiganiro bireba ababyeyi, bireba abasore, bireba abakobwa, bireba abagabo, bireba abagore, n'ibiganiro ingeri zose. Rero nshimiye Imana yo yaduhuje, ndetse namwe nkabashimira mwangiriye icyizere. Mu minsi ishize nagiye nkora ibiganiro mukumva ijwi ariko ntimumbone amashusho, nagira ngo mbabwire ko ibyiza biri imbere, kandi mwarakoze buri muntu wese arebye ikiganiro cyanjye. God bless you. Ni ukuri ndagukunda cyane, uri umugisha. Ibyo wankoreye nawe Imana izabikwiture. Mbifuriza ibyiza, mbifuriza kunezerwa, mbifuriza guhora mwishimye n'amahoro. Kandi niba mutameze neza, abantu bamwe na bamwe uko biri kose ntabwo mwese mwaba mumeze neza, ndakwifuriza kumera neza. Imana yo mu ijuru iguhe kumera neza, kandi niba urwaye urakira, izere ko uri bukire. Nta kintu Imana itagukorera. Kuba ugihumeka byonyine nicyo gishoro cya mbere cy'ubuzima. Rero ndabashimiye cyane, ndabinginze niba ufite inshuti yawe, niba ufite umuturanyi, buri muntu wese utunze muri telefone yawe, mushishikariza kuza kuri Flavia TV show. Murabibona turi abantu beza, kandi dufite ibintu byinshi byiza bizigisha abanyarwanda ndetse n'abandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, muhawe ikaze rero. Muri iyi minsi tugiye gukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Murifuza ko twakora ikihe kiganiro? Twakoze ku kiganiro abakobwa, twakoze ikiganiro umukobwa, umusore akwiye gushaka, umugabo utagomba kumucika. Dukora ku kiganiro cy'abadamu, abagore 4 mu iterambere ry'urugamba, mu rugamba rw'iterambere. Abagore 4 nabo twabakozeho, tubonamo umugore w'umutima. Twagiye dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, uko wakita ku mwana, uko wamubwira ko umukunda, uko wamubwira ko ari uw'agaciro mu buzima bwawe, uko wamwumvisha ko ari umuntu ukomeye mu buzima, buri kintu cyose yagishobora. Twagiye tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko murabizi iyo tugeze ku bana aho ndahatinda. Nkababwira ngo mujye mubwira abana banyu ko mubakunda. Yego, ni inshingano kubwira umwana ko umukunda, agakurana umunezero, agakurana umutima mwiza. Hari abana benshi bagiye bakurana ihahamuka kubera ko bagiye bagira ababyeyi batabafata neza. Njyewe ndifuza ko abantu bo kuri Flavia TV show tumenya agaciro k'abana bacu, sibyo? Haba wowe witegura kubyara, haba wowe ufite umwana, twite ku bana. Apana uri kuvuga ngo yariye, yanyweye, yambaye birahagije. Amagambo meza, kubasengera, kubigisha gusenga, kubaturiraho amagambo meza arimo ubwenge, amagambo meza, uri mwiza mwana wanjye, yaba wambaye neza sheri, ukamubwira nyine ndagukunda yawe, akaba yizi, ikaba iri imbere, ku buryo narabibabwiye niyo haba hari undi muntu wazamubwira ko amukunda, umubajije ngo ninde muntu ugukunda, sibyo? Ni umubajije ngo ninde muntu ugukunda, akavuga ndabizi ko papa nkunda, ndabizi ko mama nkunda, ndabizi ko nta wundi muntu nkunda nka papa cyangwa nka mama, sibyo? Icyo ngicyo rwose ukagikora. Abadamu twagiye tuganira uburyo ki ugomba kwiyitaho, uburyo ki ugomba kugira isuku, uburyo ki uba ugomba kuba usa neza. Turwanye sida ku ruhande. Ni byiza tuyirwanye, ariko kuyambara mu rugo se murumva bimeze bite? Twiyiteho,
tureke kwirara, nabaye umugore, nageze mu rugo ngomba kwicara nkadamarara, nkatuza, nkambara uko nshaka, nkavuga uko nshaka, nkagenda uko nshaka, nashaka nkarara nanakarabye, Jesus! Mhm. Ariko iki kintu rero twiyiteho, twiyiteho, tumenye agaciro kacu, you know, tugomba kuba dusa neza. Abagore turi imbaraga z'igihugu quand même, tugomba kuba dusa neza, tugomba kuba turi sharp, tugomba kuba dufite ibitekerezo bizima, tugomba kuba twaharanira kwiteza imbere, tuzaganira ukuntu umudamu ashobora kwihangira imirimo, akaba yagira ibintu akora kandi ari mu rugo. Hari nk'umuntu uvuga ngo mfite umugabo, ntakunda yuko wenda najya nko gukora, mbone ndi ku muhanda, ndi kumwe n'abandi bantu, iseta iki, reka nkubwire, uzi ko wakorera mu rugo? Mm? Niba adashaka yuko ujya hanze cyangwa hehe, uzi ko bishoboka yuko wakorera mu rugo, wenda ukajya uhava ugiye nko kurangura cyangwa wenda nko kuba wahuye n'umukiriya nabwo gakeya, kuko abenshi ari nk'umuntu ucuruza online, hari ubwo bisaba yuko abitegera moto cyangwa akaza kubyirebera, sibyo? Hari uburyo bwinshi umuntu yakora kandi akiteza imbere. Gusa niba udakunda gukora it's okay, ariko dukwiye gukora tukiteza imbere, tukareka gutega amaboko, tukiharanira kwigira, sibyo? Umugore w'umutima n'umenya inshingano z'urugo, mugire iterambere mu rugo, iterambere ry'urugo, ibyo umugabo azanye ntubisesagure, ukabicunga neza, ugacunga umutungo neza, ariko nawe ugaharanira kugira ngo nibura hari icyo winjiza. Murabyumva? Imbaraga ari umuntu ukora wenyine n'iyo abantu bakoze ari babiri, kandi ntabwo ibyinjira mu rugo biba bingana, ariko iyo mukoze mufatanyirije hamwe, mutera imbere, ibintu bikagenda neza, sibyo? Hari abantu tutari buze kubyumva kimwe, ariko umugore uzi ubwenge ari kumva icyo ndi kuvuga, sibyo? Dukore twiteza imbere, tube abagore beza mu rugo, tube abagore beza mu gihugu, tube abagore beza, tube ababyeyi beza, sibyo? Dukore ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma twakoze no ku kiganiro, twakoze ibiganiro byinshi byinshi, twakoze ibiganiro bijyanye n'urushako, twakoze ikiganiro kirebana n'urugo rwiza, ndakivuga ndakinonosora nyitindaho, twagiye dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibiganiro nabasezeranyije ntarakora ni ibyo kwiga ibintu byo guteka bigiye bitandukanye. Nakoze n'ikiganiro cy'ukuntu umuntu yagabanya ibiro akajya kuri taye kandi atiyicishije inzara mu buryo bwiza kandi bunogeye, atari ibyo byo kuvuga ngo nagiye nyine nagendeye mu kigare. Ibyo byose twagiye tubikoraho. Ni ibintu byinshi twagiye dukora bigiye bitandukanye. Rero ndabinginze, niba uzi ko hari ibiganiro utigeze ureba, wagiye ucikanwa, ubirebe. Iki ni cyo gihe cyo kureba ibyo biganiro byose ukabisubiramo kugira ngo n'ibindi biri imbere tugiye kujya dusohora bitazajya bigucika, sibyo? Kandi ni ukuri ndabakunda. Ndanezerewe cyane, nanejejwe n'ukuntu mwahunze kandi mwanyakiye, Imana ibahe umugisha. Ndacyabisubiramo, Imana ibahe umugisha mwinshi. Rero ndi hano kugira ngo tugende duhugurana ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, namwe cyangwa mwambwira ku kintu mwifuza ko twazaganiraho, nkareba uko bimeze tukazakiganiraho, niba narigeze nyikoraho cyangwa se niba naragisobanuye mu buryo burambuye, nkazagisubiramo nta kibazo. Cyangwa se wenda nko ku biganiro naba narakoze niba ari icyifuzo cyangwa ikibazo wifuza kutubaza cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi, ni ukuri karibu. Hari aho hasi hari nimero yanjye, wanyandikira kuri WhatsApp ukambwira ikintu wifuza ko twazakoraho, niba ari ukudushimira nabyo nta kibazo, murakoze, ndabakunda cyane.